Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Sibomana Ernest, ndi umugabo ufite umuryango. Abankurikira kuri uyu murongo muhabwe umugisha n'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntego y'ijambo ivuga ngo icyatumye Imana igusiga i Kreti kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya mbere umurongo wa 5. Icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amen. Some igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 5, some umurongo wa mbere tugere ku wa 7. Imana ishinja abayuda ubuhemu, niko umutwe w'amagambo uvuga. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize nge n'uruzabibu rwanyu. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? None rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenge n'inkiki yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda ni insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Amen. Imana ishimwe. Turimo tuganira ngo icyatumye ngusiga i Kreti kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Imana ishimwe. Tusomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5, ngo Imana ishinja Abisiraheli ubuhemu, abaririmbira indirimbo ngo y'urutoki rw'uruzabibu rwe, ngo yari yararuhinze ngo mu butaka burumbuka, ngo kandi ararutabirira, ngo arurimburamo amabuye. Ngo arangije kururimburamo amabuye, ngo arangije ngo aruteramo insina y'umuzabibu y'urutoki. Ngo nuko ngo araruzitira, ngo arwubakira inkike z'amabuye kugira ngo hatazagira umuntu urukandagiramo. Arukorera ibintu byose, ariko ngo yari yizeye ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Imana idutabara. Arakomeza aravuga ati, bantu b'i Yerusalemu, bagabo b'i Buyuda, niki ntakoreye urutoki rwanjye kugira ngo rwere indibu? Ko nari niringiye ko ruzebira inzabibu,
rukaba rweze indibu, niki ntarukoreye mwemwe bagabo b'i Yerusalemu. Arababwira ati reka mbabwire icyo ngiye kurukorera. Ngiye kurukuraho uruzitiro, nsenye incike z'amabuye z'amatafari, nirurangiza runyukwanyukwa. Ntabwo nzongera kuruhingira ukundi, nzarureka rumeremo imifatangwe n'amahwa. Kandi ngiye gutegeka ibicu ntibizongere kugwishamo imvura. Arakomeza aravuga ati urutoki rwanjye rwari Abisiraheli. Isina nazo yari inzu y'ubuyobozi, ariko yabiringiragamo guca imanza zitabera ngo abasangamo imanza zibera. Yabiringiramo gukiranuka ngo abasangamo imiborogo. Imana iturengera. Amen. Imana idufashe cyane. Ese wowe unkurikiye umwanya, hari icyo Imana itagukora? Imana yarakurinze, Imana ikubeshaho, Imana ikwicaza ku ntebe kugira ngo uvuge ukuri, ariko umumaro yagushakagamo si wiri kukubonamo. Imana yakurinze impfu uzirebesha amaso. Imana iragutabara igukura mu mukungugu ikwicazanya n'ibikomangoma. Imana ikugira umuntu ukomeye. Imana iguteresha intera, ariko yakwiringiragamo gukiranuka, ariko ntako yabona. Arangiye arababwira ati nica urutoki rwanjye ntarukoreye. Yemwe ntange n'umuhamya, mwe murabona urutoki rwanjye ari iki ntarukoreye? Nshuti bene data, nta kimana itakoze. Imana yaragutunze uriho, Imana ikubeshaho uriho, Imana iguha akazi kugira ngo uzarengere abantu, ariko none ni wowe uri kubarenganya. Imana ikwinjiza mu mishinga itandukanye kugira ngo ubesheho imfubyi n'abapfakazi n'ababuze uko bagira, none ni wowe uri kubarya. Ariko umva ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye. Imana yakwiringiragamo gukiranuka, ariko ntako yabona. Imana yakwiringiragamo imanza zitabera, ntazo yabona. None ivuze iki? Ngo igiye kugukuraho uruzitiro, ngo nurangiza unyukwanyukwa. Imana idutaba, Imana iturengera. Iki kintu cyo kugukuraho uruzitiro gifite ubusobanuro bukomeye. Ubwo Yosuwa yatumaga abagabo 12 gutata igihugu cy'i Kanani, ngo 10 bagarutse bafite inkuru z'incamugongo, ngo ariko Yosuwa na Kalebu ngo bahamya Imana babonye, baravuga ngo abanaki twababonye, twabitegereje, ariko ntabwo bafite ikibakingira. Gukurwaho uruzitiro nuko ntanga bigukingira uzaba usigaranye. Gukurwaho uruzitiro nuko ubwiza bw'Imana buzaba bukuvuyeho. Gukurwaho uruzitiro nuko uzaba ubaye igicamuke. Gukurwaho uruzitiro nuko uzaba ubaye inzererezi, kubera kuko ubwiza bw'Imana bwamaze kukuva. Imana irimo irakubaza ngo niki ntagukora? Ibyo wansabye byose ko nabiguhaye, niki ntakoreye urutoki rwanjye? Niki ko naruhingiye nkarutabirira nizeye ko ruzera inzabibu, ariko rukera indibu? Imana idutabara. Paulo yandikira Tito aramubwira ngo igitumye ngo usize Kereti kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Imana ntihabwe icyubahiro.
icyatumye Imana ikurokora kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye Imana ikwicaza aho uri kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Cyatumye Imana iguha umuryango kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Cyatumye Imana ikurinda n'uyu munsi ukaba ukiriho kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ariko Imana irimo ivuga ngo niki ntabwo ukore, ko nari niringiye ko uzakiranuka nkakubonamo gukiranuka akaba nta, ko nari mbiringiyemo ko nzababonamo imanza zitabera akaba ari ntazo. Imana iturengera. Umva ijambo ry'ubuhanuzi kandi rikomeye. Imana igiye gukuraho uruzitiro, kandi nta kindi. Uyu murima ugaragara muri iki gitabo cya Yesaya ugaragara, tuwushushanya n'isi turi. Izi sina, uru rutoki, ni abantu b'Imana, ariko yabiringiragamo imanza zitabera, none yabasanzemo imanza zibera. Yabiringiragamo gukiranuka, none gukiranuka ntabwo. None Imana ivuze ati ngiye gukuraho uruzitiro. Nimara gukuraho uruzitiro, urutoki runyukwanyukwe, kuko ibyo yabiringiragamo ntabyo yabonye. Yabiringiraga ko muzera inzabibu, kuko yabatabiriye akabarimburamo amabuye, akabagirira neza, akabarengera, akabafasha. Ariko yabiringiragamo ubutabazi, ariko ntabwo yabonye. Imana iturengere, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana idutabare cyane, Imana iturengere ngo igiye gukuraho uruzitiro. Nimara gukuraho uruzitiro, ngo urwo rutoki runyukwanyuka, ngo rumeremo amahu n'imifatangwe, ngo rumerere, ngo kandi ngo ntabwo ruzongera guhingirwa ukundi. Imana idutabare. Nshuti unkurikiye uyu mwanya, reka dufatanye gusenga Imana. Ese ku ruzitiro rugiye kuvaho ntitwafatanya tugasenga Imana? Aho uri unkurikiranye uyu mwanya, pfukama dufatanye gusenga Imana. Pfukama dufatanye gusenga Imana, maze waturira Imana. Subiramo iri sengesho tugiye gusenga kugira ngo waturire Imana. Imana ikurengere, ntigukureho uruzitiro, ntigukureho ubwiza bw'Imana, ikurengere uce bugufi mu mutima wawe. Subiramo aya magambo kugira ngo Imana igutabare maze kurengera. Subiramo dutangira. Data, mu izina rya Yesu, numvishije ubu butumwa, numva nsinzwe mu mutima wanjye, none nciye bugufi cyane kugira ngo untunganye rwose, umbabarire ibyo nanyuzemo byose, umbabarire Mana. Ndaguhindukiriye kandi ndaguhindukiriye, umbabarire Mana. Umpa imbaraga nongere nkwizere by'ukuri, nkorane nawe imirimo n'ibitangaza, nongere ngendere mu gakiza kawe mu nzira yo gukiranuka. Ndagushimiye Mana kuko umbabariye, kuko wumvishe gusenga kwanjye, nkaba nongeye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko wumvishe gusenga kwanjye. Amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.